mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe bakunzi bakadasohoka bashenge Afrika. Uyu munsi tugiye kubereka uko wafunga karavate yawe mu buryo bworoshye ndetse bunakunzwe n'abantu benshi ku isi. Icyo nabasaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ntazagire indi video ibacika muzo turi kubategurira. Bahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Uri bucishe karavate yawe aho usanzwe uyambarira, hanyuma ufate igice kibyibushye cya karavate yawe ugifatire mu kuboko kw'iburyo, hanyuma ikinanutse ugifatire mu kuboko kw'ibumoso. Igice kibyibushye kigomba kuba kirekire inshuro ebyiri ugereranyije n'igice kinanutse. Fata igice kibyibushye cya karavate yawe ugicishe hejuru y'agace kananutse ka karavate yawe use nk'ukoze ikimenyetso cyo gukura. Hanyuma ufate cya gice kibyibushye cya karavate yawe ugicishe inyuma ya ka kandi kananutse use n'ukazengurutsaho ku buryo cya gice kibyibushye kigaruka mu kuboko kw'ibumoso. Nurangiza ufate cya gice cy'ibumoso ukizamurire munsi y'ipfundo ku buryo kigenda kireba ku kananwa. Nurangiza ufate cya gice cya karavate yawe kibyibushye ukimanurire mu ipfundo gicuramye. Hanyuma ukwege, noneho wambare karavate yawe. Wakunze iyi video wakanda like, hanyuma wagira icyo ushaka kutubwira ukatwandikira muri comment. Gusa nibagirwe gukanda subscribe kugira ngo izindi video turi kubategurira ntihazagire n'imwe igucikamo. Tuzabonana ubutaha.